Imana nishimwe ndabaramukije aho muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana duhaye, turi kuwa gatatu ni tariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2025. Imana mu ijuru ishimwe. Hanyuma uyu munsi turi ku munsi wacu wa 294 wa commanding your day. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi wa 294 ni umunsi Imana duhaye ngo twishimiremo, indi commanding your day. Rero Imana ishimwe. Uyu munsi turasoma muri Zaburi ibice 94 umurongo waho wa 21. Ikazusoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo mbese intebe y'abanyarugomo izafatanya nawe, bagira amategeko urwitwazo rwigomwa. 24 akambwira ngo bateranira gutera ubugingo bw'umukiranutsi, bagaciraho iteka amaraso atariho urubanza. Amen, haleluya. Ngaya magambo tugomba gusengeraho muri kino gitondo. Biriya yambwiye ngo mbese intebe y'abanyarugomo izafatanya nawe. Haleluya. Hari igihe wibaza, hari igihe ubwira Imana ngo ese Mana, intebe y'abanyarugomo izafatanya nawe, ese bizagenda gute? Kubera kubona ko ni nkaho Imana ifatanyije n'abakurwanya. Hari igihe ubyibaza, hari igihe uvuga ngo Mana we, ndabona abantu bampagurukiye, ndabona ibintu bimpagurukiye, ese Mwami, ese uzafatanya nabo, ese uzagira gute? Haleluya. Hari igihe ubona bimeze gutyo, hanyuma ukavuga ngo Mana yanjye, reka ntibibe uku kuntu, reka ntibigende gutya mu izina rya Yesu. Hanyuma ukavuga ngo bagira amategeko urwitwazo, bakigira ko bakijwe, bakigira ko bari kumwe natwe, ariko Mwami reka ubane natwe, ariko Mwami reka uturinde. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu bitubwira ngo bateranira ngo gutera ubugingo bw'umukiranutsi, bagacira iteka amaraso ariho urubanza. Mana yanjye, reka Mwami, Mana yanjye, bamware, reka basebe, reka bahunge, yuko Mwami Mana yanjye uri kumwe natwe, uraduhagije, uraturinze. My God, duhabwe icyubahiro muri kino gitondo. Reka tukubone, reka tukumve, tujya mu kazi ubane natwe, tugaruka ubane natwe, aho turi bujye tukubone mu izina rya Yesu. Udukureho imitego y'abanyabyaha, udukureho imitego y'abakorana na Satani, udukureho imitego yose, tukubone tukumve. Urabikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikugire neza, Imana iguye kugira neza kwayo. Uyu munsi wa gatatu irakurinze, ugenda iri kumwe nawe, ugaruka iri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Amen.